katwumva inkuru yari iri kuri Sixpert TV wasanga witwarira utarakora subscribe we TV nabaguriye nabashingiye nkabagurira mukanga gukora subscribe katwumva inkuru yari iri batiriri yari umwana muto yatinyaga isi yari umwana wakuze yigunze inyuma y'ibikuta ubundi aratangira ariruka agenda nijoro mpaka izuba rirenze ajya mu ishyamba aho kure ariko afite ubwoba ari wenyine bari baramuburiye ntuzigere ujya hariya hantu hari ibiremwa bidasanzwe biba byishe ahantu hatabona ubundi haza ikintu kigendesha inda kiramubwira ntuhangayike wowe nkurikire gusa aho njya hose abe mu misozi cyangwa mu bibaya w'ikintu cyose wahoze urota ntundeka nkaza waba ubishaka muri zahabu ubere za nkuru z'agatangazo wahoze ubwirwa kandi mu gihe tuzaba turi kumwe uzaba utuje ntunyemerera nk'injira riri kandi ubasanga hari umuntu utaramenya ikintu ino nkuru ivuze ariko mwabimenye ngo nundeka nk'injira ngo nzakubera agatangaza ngo nguhaye isi bariri murabe mwumva nundeka nkazi ikintu cyose uzakibona mve ukuntu byagenze igice cya kabiri yari abizi ko bari kumukina yari ari kugenda ku rubura kandi rukonje rutoya twahise rumanyuka nyine nta kindi ubundi arabyuka yongera arikangukira yarirutse cyane atangira gusakuza ese hari umuntu uhari niba uhari ndakwinginze mfasha ngwino mfashe inyuma ye yumva umubwira ati nkurikira ahantu hose njya hazabe ku musozi habe mu bibaya nzaguha icyo ushaka cyose wahoze urota wendeka ninjire gusa ikintu cyose ushaka habe muri zahabu nzakubera za nkuru z'agatangazo wahoze ubwirwa ikindi kandi mu gihe turi kumwe uratuje uratekanye ndeka nkinjira kuri channel mwakoze subscribe bariri baruwiza bakade baruru nundeka nkaza nzagwa ikintu cyose teri imbere arangiye se DJ Aranuka na ka 391 na Emily Horror kamagana ikintu cyose nzakigwa muri zahabu kubera inkuru wahoze wumva kandi ikintu uzaba utuje mu gihe tuzaba turi kumwe nundeka nkinjira wowe nkurikirana hose njya so murumva ari igisimba cyabwiraga ibi bintu creatures hoya murumva ari igisimba habe mu misozi nzagwa ikintu cyose ushaka habe mu bibaya ikintu cyose wowe urota ndeka nkinjira
ubundi we yarirutse asubira inyuma atangira gusakuza. Ase hari umuntu hari? Niba hari mfasha ndeke ninjire. Ciao.